ngari none ndabigenza nera kumbona mwese cyaka cyabamene akambwiza uko shanje wimbwira usama wallahi ngiwe yo ntabikera mba numva ntanawe shanje byo n'ibindi bindi hano tweceye ku nzira abandi y'umuru wagize umuntu kubona wayura kwera asoni ko mfite amafaranga ntanguriye nge none urabizi ko ejo munani mfite amafaranga mwari mumenyereye ko iyo twese twakubiswe n'ingizo n'amafaranga none urase ari amafaranga uzana baga nayakuye yabaga yavuye shamuganye bikadoye kabyo nacungaga madamu wanjye none se ubwo ntago wamucunga reka ubona yakoraga sugira ngo nayasanze shanje ubwo amagambo yakasamura murekeye nabyumvishe nge nimba nifite takito ubwo mwese murashaka kumbagurira tugurire nyine nimba uyafite nge ntago nakanga kubagurira mfite amafaranga namwe murabizi mukambagirira urumva mfite udufaranga dukeya urumva baranakoze imana weho baguha n'ideni wese nagacupa kamwe Basugira ngo hari ikibazo. Ahavuye kamwe ariko ntabwo kugira ngo hari n'igereza. Ahavuye kamwe ntabwo habona cyangwa muri tunagereyo. Mwe ntabwo tura bagenzi bacu badukumariza. Nimba ari wenda ariko akarori tugiye. None ngeje ubundi ari gupakungurira agasakurume. Nahubwira kamayeho make wenda. Abo twava tunayamaze kugura rimwe nyine yemeye. Iryo rimwe yaryeme ariko buriya ni rya kabiri arifite. Ariko nge murabizi ko nenzo n'agatabi. N'agatabi ngomba gusagura agatabi. Nta kibazo. Cy'amafege yawe sibyo turabyishingiye. Ese n'undi gusafege yabyo turabyishingiye. Okay. Ubwo rero sibyo kamagare madamu ntago nayiname kano gapira nako kamamagare maze kunyateguye ishaka ko imaze mu cyumweru mutumubwira abahasara nkamwe nimwe umva sheri mwebwe mbashaka umva wabwira umva ngubaze oya Salemu n'imyiryo yo kuva kera kiri umusore ntago ajya yireka wajya umenya ko ashatse ase ko nambaye gutya simpoze muretse madamu byangwe byaburi ariko ubugira ngo abakobwa bakureba abagore bakurebe bimeze ako muziko gusa neza bitanga amafaranga rero haranje cyane n'umugabo rero ndagira ngo niba kagashati kanye sukazi kandi gafite ari kagashati kakana twanye ndakazi karanamishika cyane kazi kunsohoka nayo njyanye n'abagabo njyanye n'abahungu kunywa bagameze rero ndagira ngo kanwanyizo gateri pass singe niba utakana kamere neza nyine ugatunganya rero ndashaka kuzanita nambangira agenda ugiye kujyana n'aba bagabo nabo nayo ngo amaganya nyine bansuye abagina n'abaguriye okay nta kibazo ngiye kudatunganya ugenda ugatunganya dash Salemu se ko mbizi nagenda ntiyiberayo abonye madamu se buri gwede cyane kuri washatse neza bro ewe nasi cyane afite umugore pe isawa kabisa ahubwo rero murege magiye ariko kananye ntuke nambare sibyo nono nyine duhure nso ubwo niyo ngo mubanguke nyaro oya gahunda ni gahunda nakana simubizi Ikoze ntiwujya unakora abyora mugabo cyanyu byaranyobeye man ngira mugore mubonye pe mva mu byanjye ova mu byawe nta n'ikintu uri kumbwira man yewe nifitiye taki icupa man nta n'ibintu byinshi wambwiye ariko reka nkubwire uyu mwaka wambereye nyatsani ngo basirebuye bonanesha ngiye reka umva akusi ibere mu bya bona ubundi reka nkubaze ni gutuna umugore w'umuntu nkuriya nkaho n'umurarabye ndeme man kandi buriya mutayicurwaho wakidigeza ngewe kwaba ari nko koroza ndakuze wazakidigije se buri iki wazagikubitiye man aho buri iki nabigenza gute se ariko buri abana muhora muri impinja ariko nta n'ikintu wambwira icyo nshaka ni inzoga urumva icyo nshaka ni inzoga ngiye mbwira nimba uri bugura icupa muhereke mupangire map neza ugendeyo neza pa yabyemera se hari umugore wangase kereka we nimba utazi gutereta aho oya ngiye gutereta ngiye ndiyamina nta kibazo none se umutinya mugenzi wacu bajya kumuca inyuma mugenzi wawe ariko njye ubwirwe n'iki se katabikora nabyemeye se ngiye kugira ngo cyari rwose nta cyambe se sarangije imyaka 18 se baba kwihereye none ikindi ushaka ni iki amacupa ye
oya atandatu njyewe ngende n'inkwera icupa nanjye nguhe umurongo nguhe mapu neza ugende neza mu gahoro mani pa ariko njye nta kibazo koko binyijeje ko nshobora kugenda mu tereta bikavamo njye ntabikora pe ariko mwana ntuzamvemo pe ayo macupa 5 reka nkubaze nyitegereza imisatsi ibiri urayibona ndabibona uko ngana umugabo w'igikwerere uko ngana gutya urabona ndi umuntu ngiye gufata ibanga nkagenda nkarijugunya hariya ku musozi kanini rya babiri njye nta kibazo aho se ugufite ubwoba bw'iki reka ngende njye mapu ko ndi wikine uko biri bugende kose ndabizi neza uriya mugabo ntavuye hano ntumubonye ko agiye njye buriya mapu mba nayirangije kare none se naramukaza akakubaza ko nagiye gusubira mubwira kandi uzi gahunda twari tugiye wewe ntugira iwawe se ndahagira wabura n'ahandi wajya se so wari uvuze ko ugiye kugura se so wari uvuze se kandi nkaho nta mafaranga ufite uvuga ngo nagahene mvese ko wibutse yuko hari umuntu ugufitiye ibiceri shyiraho ni kuri ya nomero yanjye zako ndabizi ntayifashe mu mutwe gerezane ndazishyiriraho reka mubwize ukuri icupa hanjye nibereho ariko mani ninjye wavutse naka ngo ubona nigere mpere mu rugo mererwe nabi mani none n'ubu ngubu nkamwe nk'abantu b'abahasara muri kuntamo niyo nakoze ari mwe ryonyine gusa ntushaka ugwemo ibyo ni ibikureba siza nimero zawe se ndabona unazizi gaceze yewe kugezeho shyiraho mbwiye message kanda bw'amazina ndabona itari yagaruka reka ndebe ariko reka mbwize ukuri nindamukura mwana nayabonye neza nzakugurira akantu reka ngenda ahubwo kagende by'icyuke mba n'umuntu w'umusaza mani hapo mfite na masiki urumva sawa ubwo ngo nyine wowe bigenze uko nguko sawa ibanga ni bya babiri yego sheri ndagiye rumva ndagiye ngo nyine wite ku rugo sibyo fangi pezo shangiye ndabona ushaka ko bansiga bane rero ni bambuze okay uragiye ndagiye kangiye ndetse sibyo ntabwo ari butinze okay kabisa bye reka ngende yego wite ku rugo ndabwitaho nta kibazo sawa sawa wiyiteho sawa urebye meze neza pe ndabona umeze neza awisha narindushye yego sorry aragiye se aragiye ubwo se arambwiye ko muri bujyane oya nisabihindura kandi avuye hano ambwiye ko muri bujyane twari tujyanye ariko nyine mise mbihindura ahubwo se tukaba twicaye ngaho ko ari akantu ashobora kwibwirira kumbwira njyewe baya nta kibazo ntabwo biri butinde ni akantu gatoya nta kibazo wicaye nta kibazo ngaho ngwino wicare ntari kwicara nta kibazo reka mpfe kwicara niko se mukungu harya se ko kwita mukungu yego akazina keza disi uri mukundwa koko yego buriya rero nubwo wadusanze hariya njye n'umugabo wawe n'uriya mugabo wundi yego
tuvuga ko tugiye kumwe. Ca tumaze iminsi mu mico mibi, tumaze iminsi dukora ibintu by'imico mibi cyane, nyine imico y'ubusambanyi. wowe na wa mugabo ariko aho umugabo twese turi batatu. iya n'umugabo wanjye Umugabo we ni umusambanyi. oya ntabwo bishoboka, ntabwo umugabo wanjye ari umusambanyi, ahubwo se nicyo kintu kiri kukugenza hano uzanywe no kuntiranwa n'umugabo wanjye. Ushatse kumbwira ko utari uzi ko umugabo ari umusambanyi? oya ntabwo umugabo wanjye ari umusambanyi. Nibyo rero buriya twari tugiyemo. oya ntabwo bishoboka. Dore hari abakobwa bari badutegereje, twari tugiye n'ubundi hirya mu gasane. oya umva ahubwo nimba ari icyo kintu kiri kukugenza hano cyo kunteranya n'umugabo wanjye, haguruka uhita utaha. oya se kandi gira vuba ahubwo, njyewe umugabo wanjye ndamwizera, ntabwo ari umusambanyi. Oya ahubwo wowe n'uwo mugabo wundi mwe mujyanye bishoboke ko ari mwe basambanyi, umugabo wanjye ntabwo ari umusambanyi. buriya rero hari ikintu utaruzi. oya winkora ako nyine ukamubwira njyewe nimba wenda uri kumva ko ndi kukubeshya, uri kumbeshya. ndakujyana ahari aho twari tugiye kubikorera, ndetse ubu ngubu ndabizi ko binjiye no mu cyumba. oya turagenda tubarebe. no ntabwo bishoboka, njye kandi ibyo ndikubwira ari byo. oya ahubwo wowe nimba ushaka kubona ibimenyetso mbwira tugende tubarebe hariya mu gasane, kandi urasanga amuriho neza mu cyumba. ibyo bintu uri kumbwira ubifitiye amakuru cyane rwose, ndakubeshya. ubifitiye amakuru wabinyereka neza. amakuru ugiye twagenda nkabikwereka. okay niba utari koga mwiza rwose gusa nkawe. umugabo wanjye ndamwizera, ntabwo ibyo bintu afite umugore yabikora. mwiza se sha. oya ntabwo yabikora, uri kumbeshya, ntabwo ibyo bintu umugabo wanjye wowe yabikora. nimba ushaka kubimenya njye ndahakujyana. okay urahanjyana nta kibazo, tubirebe. njyewe umugabo wanjye ndamwizera, nzi ko ibyo bintu atabikora. oya none se ugira ngo njyewe wanjye sanyizera? ariko njyewe icyo nzi cyo nukaguca inyuma, kandi n'ibimenyetso birahari, ngenda kujyanayo. okay nta kibazo, ubwo nyine uranjyanayo ubinyereke, gusa nsanze uri kumbeshya ntabwo nzi ko twakiranuka. se buriya ugira ngo njyewe umukobwa mwiza nkawe ntabwo pfusha ubusa, ntabwo nakubeshya. cyangwa uri kumbeshya buriya rero reka nkubwire, ibindi reka njye wenda nkubwire. wageraho, cyangwa hari ikindi ushaka, ahubwo wambwiye ikintu kiri kukugenza. oya mva nkubwire ikintu njye nakubwira. ubundi umugabo wanjye ntabwo ibyo bintu yabikora, ndamwizera. njye ndamutse ndi nkuriya mugabo wawe ntabwo naguca inyuma. umukobwa mwiza nkawe nuko atari njyewe. abagabo bararya koko. ariko reka nkubwire, njye ndakujyanayo tumurebe aho ari mu cyumba, wowe nimba ubishaka. ahubwo ngiye mbwira, sibyo? icyo byasaba byose uragikora kugira ngo nkwereke umugabo. urumva ushaka kumufata? yego. urumva ushaka kumwifatira ukamugo gituma? nimba uzi ko ibintu uri kumbwira ubifitiye amakuru neza, ukaba ubihagazeho, ngenda bishaka ko namufata nkabimenya, ahubwo bisaba iki? icyo nicyo nashakaga. iryo jambo guyeho kabisa, icyo bisaba. yego. Simba se sha. ahubwo wowe nimba icyo byasaba byose wagikora. yego. yego ntagikora. sha buriya rero njye nanagukunze kuva kera. igihe naragukunze pe cyane rwose. rero kugira ngo n'ubundi urabona n'ubundi ibyo turasangamo barimo ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa n'umugabo ubonetse wese, kuko ngiye buriya hari ikibazo nshobora kugira mu mubiri wanjye. kuri kw'Imana, reka Imana ikora ibyayo. uku aho se ubundi ko ari watinze? nari nabura agashati, ahubwo se risagiye ko twari twagiye turi batatu risagiye. yabishobora, ariko nizeye ko uyu munsi ndibo. oya kumabwira ngo umva ngo yibutsa ahantu afite amafaranga handi yakoze kwa Piero. yibutse ko ibiceri bye biriho, kandi uriya mugabo n'umubosi igihe cyose afite amafaranga ntihagiye ko yazana ngo nk'akuye ngo yahine yihaguruke. ako se mani buriya naramuka yabuze ubwo ntaraba turaburije. bari turamuhindira mu kabari, urumva? turaza kumuhindira mu kabari nta kibazo, urumva? ariko njyewe buriya bya Elisa oya ntari bayo turamutegereza. kwanjye akunda kuba umuntu mwiza. yaba umuntu mwiza tubeshye. ntabwo yatubeshye gusa. none twagera
ariko se ubundi nkajya numva yawe nkajya numva numva imitako yawe ibiki byose kese kandi uragura nanjye izi nawe ukunda abagore sibyo ibyo biri nibyo twatugiye iyo twatugiyemo ibyo biri twatugiye wese umubonye wamuhusha muntu uzaniza abantu ndiba baydo imisatsi ibiri ngabarange ndi umuntu ufata ibanga nkari ngaho mbwira ubwo ibyo yo kuyizanye uriya muniga ko agiye ndabizi neza araza ahitira ku kabari yego arabizi ko ambwiye ngo tugende turahurirayo kandi umugore wari mu rugo ndabizi so jya wifuza ngo muka mugenzi wawe uramugora ameze neza ujye ukuntu kameze izasayize dutaye mwana ngo nitwa danje mva nubwo mfite igore kimeze kuri yanjye nikunda twana tumeze kuri ya small size ariko imbambara yaruzi zanye twe tujye fata rya cupa wowe subizi se ko ne kubatamo nubundi uriya muniga agiye kuri amafaranga ntaza arahitira ku kabari namubeshya ko wahageze namubeshya ko uje ugahitira ahandi ivyo byose ndabimubwira arabyumva mva dupange wowe urumva wowe ugenda ku kabari yego ubakire baguhereze ninjiri bwishyure ufate icyo ushaka none ngiye gucayo ubucira gwa no kumbikira ibanga nazo umujije mpaka mageze nakubitwaga ryari uramutse umbeshye ukagenda ugahera bakambamba bakankuramo imyenda nahe ngukanye n'ubwa mbere dukoze ibyo bintu kubize sindi nyangamugayo ubu urabyubahiriza ndabyubahiriza nukuri umva mubwire uramutira aho yagenda hazi imigarukire ye n'ahari buhingukire hose map mbanyifite ngiye kuguha imirongo ya nyayo aho ubundabuye ubura umwango umugore wari mu rugo kugira ngo umwigishe neza ugenda umubwire ko umugabo we amuca inyuma ndetse ikigeretseho unavuge ko uza ahantu umusize arimo no kubikora none urabona ko ari akagore babayeho nabi Imana urushaka kugenda ukakigisha ukakereka buryo cyo wajya ugakubita n'ibiceri noneho wamara kukigisha ukagwebwira ko kaguha wagwanye yego ariko no kugenda wito aye wowe ajye ushaka kumubwira ukumva arabisimutse ahubwo akaza kutuvamo wowe yamvabwiye ko kanumbwiye niko urumva no kugenda nano yahira byanga ntago yabyanga kandi ikindi amaze kubikora se bibaza ko yabivuga nta nubwo yabwira umugabo twamenyeka mu cyanya nkamuzana mu kabari akasanga umwe namuka kavuyeyo noneho ntabwo atinya kubivuga nawe mubikoze ahubwo uhita umubwira uti ntabwo nzajya mushaka dupange ukuntu nyine Saita byemera se arabyemera tugenda ubabwire tugiye kugenda tubanze ducari bagire baguhereze nje kumureba aha aho ni sawa gusiga unyishingiye naho njye banyica naho bitekereje neza kuko nimba wumva ushaka kubafata twagenda nyine hariya mu nzu nanjye ukanyiranja kanyiranja ntabwo ushaka kubafata se ndabishaka ariko ibyo se bindi utangiye kuzanamo byo kukweranja ni ibiki rero niko utabizi nyine umuntu umuntu waguciye inyuma ni gute watinya kumuca inyuma wowe ngo waha ikimenyetso cy'ukuntu wagenda ukamufata none uri kubyitesha nabyo sindabyizera ko ari byo we oya nibyo ngenda kwereka mu cyumba urabasangamo baryamye ntabwo ndi kukubeshya njye ni gute nabeshya umukobwa umeze nkawe njye ni ukuri ndi kukubwiza cyane rwose nta kibazo kambyizere ariko warabyemeye nta kibazo turagenda nyine umunyereke ndebe koko ibintu uri kumbwira ko ubifitiye amakuru cyangwa ari byo ariko nawe nyine urabyumva nyine uranyaranja nyine nanone hoya mbese ibyo warabuze wemeye ni ibiki nimba ari ibyo hoya pe ahubwo gira vuba vuba udasanga barangije uri gutinda rwose urasanga barangije kandi nta kindi kimenyetso uri bubone nta kibazo tugende babanza haguruka turebe gusa nyine haguruka wowe turebe hindukira sha one nebe naje ngaho icara hano banza nyicare umugabo wanjye amfashe ntagire ikibazo ariko buriya nasubira nanjye ntari umugabo umugabo wanjye nsanze hano kuri yanyica pe
ngaha tugende basi ujye kunyereka ahantu ari. Wari cyiza mwana yanjye. Oya. Umva sha ziko buriya njye reka mbwiza ko uramutse unabyemeye njye nura mugore mfite nahita mwirukana kwijyana rwose no kugira ngo rega nyine tugende unyereka aho umugabo wanjye ari tunamufate ubwo ngubwo ndambonye ikimenyetso cy'uko nawe nca inyuma ubundi tubikurikirane. ariko se buriya sereka ari kuranshimisha neza nyine mwishima bya nyabyo pane uko wumva ibishaka rwose ndabikora kandi neza ruzungu. ngaho ngero haguruka turebe hariya kugira ngo umuntu abikore neza ugira gutya yego sha ongera uzenguruke sha ongera ahubwo ongera wicara hano nkubwire urumva hano ugira ikibazo ndamukwereka ariko ibyiza nyine nuko n'undi uramutse umufashe nanjye nyine n'undi twatatu nikomezanyiriza n'undi umugore wawe se reka guca inyuma niyo utajya no kumureba njye reka mbwiza ukuri niyo utajya no kumureba rwose ukajya uhora unyaranja buri gihe ni ukuri nawe guca inyuma rwose mbwiye ngo uza ahantu ari kandi ari kunca inyuma turagenda umunyereke nk'uko twabisezeranyeho natwe tujye twiyeranja nta kibazo. Ngaho rero reka ntari bitugende n'undi se ntari rira rihagije nayo nakoze aba rimwe gusa tugende nta kibazo tugende sha n'undi se umva mbwire mufitiye inkuru ya danje urumva gusa ndahira nje nirukanka umva mbwire rero umugabo wawe hari ahantu yagiye kandi ibintu ntabwo ari byiza. Umugabo wawe yagiye umugabo wanjye ndi kukubwira ngo hari ibintu yagiyemo kandi si byiza. yagiye mu biki urumva umugabo wawe yagiye guca inyuma ngo yagiye guca inyuma umugabo wawe yagiye hehe kuko murabyumva neza icara neza manze umbwire urumva umugabo wawe ngenzi n'icyumba arimo ubishaka nona twajyana akakwereka ahubwo tugende uretse nawe none wowe witinda tugende ahubwo tugende urumva cyangwa wowe urumva favere umuntu ayikora we gutyo biri aho ngaho nizo ushaka amafaranga faranga se ni iki hano wanze umuntu afite amafaranga se none ngo mbijye bana karuye mubamo kumbuka twitubwiye cyane bakuru neza ushaka ndetse ngo nguye iki reka kamubwire sibyo noneho n'umugabo wawe ndi nta kintu andusha urumva nta kintu andusha none turi abaturanyi yemba nayibona ubuzima bubamo urumva akaruri nyine naho rero byifuza kuba muri bino bigoro ukuntu uri mwiza ufite agasayezi keza koso ntabwo uri murabyumva umva nta hantu bihuriye wantu umva wikigira umwana nawe uri murabyumva mwana bene ngo mbwire kwaguruka mubwire mbwire barabona ko twabigenze byose n'abantu bakuru nyine bakwiye ko bimeze sinabyumva se bana ibyumva ntabwo byakunda ahubwo tujye kumureba tujye kureba umugabo wanjye twanje mu nzu urumva tubikemure ubundi mfite ubwoba ngo babwikise nangari n'abari mu bye ariko ubaza umuntu no guca inyuma kashaka ibyo byihore sibyo se reka twitunganye sibyo noneho nyine aze guhita n'ubundi nawe abiri byo sibyo se twitunganye